Reka mbaye ikaze mwese mudukurikiye aho muherereye hose amajyaruguru amajyepfo iburasirazuba ndetse n'uburengera bwaryo mwese reka tubabwire ngo mugumye mugire amahoro kandi mugumye mugubwe neza. Ngende Baganizi Olivier, ikiganiro cyo ni church service twahere mu gitondo tugenda twakira abatungo bagiye batandukanye nako kandi umuntu ntabwo bigiye kugenda mu kanya gato nabwo tuvuye muri Cycle Time hamwe na Ritangarambe aho twagendaga nayo tuganira agenda aganiriza bari hariya hakurya kugira ngo nabo tugire tumenya bimwe mu babigiye bitandukanye baduteguriye agenda dukora ibiganiro bitandukanye mu Kinyarwanda no mu Cyongereza kugira ngo nyine tugende turushaho kuryoherwa muri rusange. Ntabwo twakubira ibyiza gusa ndetse nawe ubwo tamasimi nawo ngo wabure ku byumva aho birumvikana, niyo mpamvu bagenda aca nyine mu ndimi zigiye zitandukanye. Ngende Baganizi Olivier, ikiganiro ni church service, ni ikiganiro cyanyu kirero kuyongera kibaha ibyiza bigiye bitandukanye, amakorali meza, abahanzi beza. Ariko tugenda turabanyine turamenya ngo ni ibiki bihari mu makorali, hari ibiki ni ibiki bihari mu bahanzi, ni ibiki bihari hakurya no hino ndetse mu mirenge, mu midugudu, mu tugari, mu matora hari amakorali hari afite iki. Twahereye mu burengerazuba, twahereye amajyaruguru ashyira uburengerazuba tureba korali yatugaturutseyo yazindutse, twari kumwe nayo mu gitondo, twabanye nayo tuvuyeyo, twari turi kumwe na Messengers Group nabo twabanye nabo, twaciye mu madini no kwemera, twagiye twakira abapasiteri batandukanye natubwira ijambo ry'Imana, ariko kandi none nabwo turacyaririmba. Naho hayisezerano ry'uko ndubatumirire korali, ariko iyo korali turi kumwe kano kanya hamaze kugera abagabo, ndagira ngo tubakire kuri tekinike batwereke, ngira ngo turabasuhuje kandi turabifuriza gumya kugira ibihe byiza. Ni korali yitwa Ubugingo Bushya. Ubugingo Bushya mwaramutse mute? Murashima Imana. Abadamu bari ko tuzi ko ari korali irimo abadamu, irimo n'abagabo, irimo n'abasore, uyu munsi mwabashyize hehe? Ubwo nyine maranatubwira Ubugingo Bushya bumenyereye kuziye ndirimbo mushobora kuvuga ku buryo bamenya bati ni korali iyi niyi. Indirimbo twavuga nk'eshatu cyangwa enye abantu bamenyereyeho niziye. Urakoze cyane. Tumenyereye ku ndirimbo nyinshi, ariko kucyo ubanje cyo ko abadamu bari hehe, agahanga umugenzi abiyagiye. Turi mu isi y'ibibazo, uburyo abantu bagenda mu nzira bagahura n'ibibazo bitandukanye. So ibyo byagiye bitugera bimwe na bimwe hagera bakeya, abandi nabo mu bibazo bagize bamaze gusa n'abarimo baritegura kugira ngo bigende neza kurushaho. So byose bifatanyiriza no gushima Imana. Indirimbo rero hari nyinshi dukunda, dufite hano abantu benshi bakubivuga. Reka duhere hariya iruhande rwawe. Indirimbo wavuga uti izi ndirimbo umuntu azumvishira gutamenya ngo ubu ni Ubugingo Bushya, ni nk'iziki indirimbo nk'eshatu cyangwa enye? Dufite indirimbo nyinshi abantu bakunda, ariko muri kino gihe nanone hari indirimbo tumaze iminsi twarabateguriye, imwe nk'indirimbo ivuga ibya Vision 2020, ari nayo turimo muri kino gihe cy'ibibazo. Indirimbo aho gato ariko kuri Vision 2020 iravuga ngo Vision 2020 twari dutegereje yaje, abenshi bajyanye agahinda ngo ntibayiriye, uwabagarura none bakwicuza ikibagaruye, bavuga bati isi n'umusakani mutwihorere, imigumanire ibyanyu ntabwo ariyo kwifuza, turagiye. Iyo ni Vision 2020. Ndagira kuri tekinike mpasangwa uhita uduha nimero ya telefone abantu bamaze kumenya, bano bantu batubwire niba koko babazi cyangwa se babakunda. 07858342 nimero abantu benshi bamaze gutunga muri telefone zabo, mugire icyo mutubwira. 07858342 uwamaze kuhagera twahita tumwakira agatagira nyine icyo tubwira birumvikana. 07858342 ku murongo wa telefone. Ariko kandi Alo Sango Star, ngira ngo Pierre natuzamurire volume kuri speaker kugira ngo tubashe kwakira telefone zabo ba Nyarwanda rero none bagera tuganye niba bamaze kumenya abashimirwa turi kumwe. Alo Sango Star, kwakire witwa ndorereye he? Witwa ndorereye he? Banza ugabanye volume ya televiziyo yawe, naho ubundi ntabwo twakumvikana ngo bikunde rwose, icyo cyaranze. Hoziyano urihangana reka tugukupe kugira ngo bize kugenda neza, ubwo nyine mukanya turakira undi. Alo Sango Star, Alo Sango Star, twakwakiriye vuga cyane witwa ndorereye he?
ni Franco Mbereye ku Rusumo. vuga cyane rwose. Ninde? Ni Franco Mbereye ku Rusumo. Ku Rusumo. Iyi korali twatumiye wayimenye? Ndayizi cyane irabashize gukora indirimbo rwose. Urakoze cyane, guma kuri televiziyo yawe rwose ntuveho, mu kanya gato ndaje rwose tubahe indirimbo zimeze neza. Badushireho uturirimbo twabo tuwuze rwose baduririmba pe. Ririmbaho gato ku ndirimbo bafite. Ariyo baririmbye bakavuga uruwera mwami w'abantu rera mukiza mwami nyiringabo n'ubutwari bwose. Urakoze cyane rwose, ririmba indi ya kabiri. Ari indi baririmbye bakavuga ku ruhimbi rwanyu ntihakabura amata, ibisabo byanyu nabyo bihore bicunda, ababyeyi abasanganize impundu, abagabo n'abamashyi n'abufaya, nataswe n'Imana muri abatoni, nimuture mu mutuzo mwitwaye neza. Muze kwicishaho ni nziza cyane. Urakoze cyane, reka twakire n'abandi kugira ngo utaza kuguma ku murongo nyine naho tubabaze uko bimeze. Ubwo twari turi ku Rusumo tumaze kumenya nyine uko mwaramutse ndetse n'uko mumeze, hanyuma reka dusimbukire n'ahandi. Allo Sango Star. Allo, twakwakiriye, witwa Ndorereye he? Nitwa Mahombi Mbereye Nyamirambo. Yego, ubugingo bushya wabwumvishe? Abwumvishe cyane. Gira indirimbo yabo imwe uririmbaho twumve. Ibyo kuririmba rero sinzi cyane. Gerageza uko ushoboye, nta kibazo, ntabwo tuguseka. Gerageza uko ushoboye rwose. Ku magare meza y'icyubahiro turagezeho tumuririmbira, aho hirya y'izuba dukinagira, iyo nyuma yumvise ko nyinshi. Murakoze cyane, reka turebe ko twakira n'abandi nk'abiri ku murongo wa telefone aho batubwire niba koko mwamaze kumenya abatumirwa turi kumwe. Ngende Baganizi Olivier kuri tekinike, ari Papa Sangwa, hanyuma kandi kuri kamera hari Pierre. Allo Sango Star. Ndashaka gusaba indirimbo yitwa Igihanga cya Yohana. Indirimbo yitwa Igihanga cya Yohana. Ririmbaho gato, ntabwo twapfa kuyiduha kandi tubwire uko witwa nawe uherereye. Witwa nde, uherereye hehe? Ngira ngo telefone yiranze, ariko yarasabye Igihanga cya Yohana. 07858342 nimero kuri screen yawe, gatutubwira nyine n'abatumirwa turi kumwe babashije kubamenya, hanyuma tukinjira mu gitaramo nyine kimeze neza kandi dufite nyine n'amafoto yo kugira ngo tubashe kubaririmbira. Telefone ebyiri tukagenda, 07858342. Ku murongo wa telefone waba yamaze kuhagera twamwakira. Allo Sango Star. Witwa Ndorereye he? Nitwa Claudette. Uherereye Claudette? Cyangugu. I Musanze? Orya Irusizi. Irusizi, abantu b'Irusizi bose ndabasuhuje. Indirimbo imwe rwose waba uzi y'abantu batumirwa turi kumwe ukayiririmbaho. Iyo ndirimbo rero ndabakunda kuko nabaye mu Katolika, ariko nayo ndi umudive. Oya, kuba mu Katolika nta cyaha kirimo, biremewe rwose. Kuba bakunda kandi nta kosa ririmo. Ririmbaho gatoya. Nukuri ntabwo nayibuka, ariko ndabakurikiye. Urakoze cyane ngo dukurikire. Unsuriza Richard muri Afase. Urakoze cyane. 07858342 uri ku murongo wa telefone twamwakira akagira icyo atubwira. 07858342 uri ku murongo wa telefone turamwakira agira icyo atubwira byihuse ku batumirwa turi kwe muri kano kanya. Undi muntu wamaze kuhagera twamwakira. Undi muntu wamaze kuhagera twamwakira akagira icyo atubwira ku batumirwa turi kumwe kano kanya. 07858342 ukatubwira nyine uko bimeze. Allo Sango Star. Twakwakire, witwa Ndorereye he? Uri Remera? Yego. Ririmbaho gato ku ndirimbo y'ubugingo bushya. Ho gatoya cyane. Ngo habuye Ndumva rwose uri kubifiringa neza mu kanya.
baraza kuyiguha 07858342 amaze kujya ku murongo wa telefone tumwakira nawe atubwira uko nyine yakiriye abatumirwa turi kumwe. Rusizi twamaze kumenya ko bameze neza, za Rusumo bameze neza, Amajyaruguru twamaze kumenya ko bameze neza, hanyuma turashaka no kumenya hirya no hino uko bimeze nawe kugira ngo twinjire mu gitaramo ibintu bimeze neza na kubugingo bushya bw'ikusanya kugira ngo mukanya buze kujya nyine igitaramo kimeze neza. 07858342 uri ku murongo wa telefone tumwakira, twibwira amazina yawe, utubwira naho uherereye. Ara Isango Star twakwakire, mwitwa nde, muherereye he? Nitwa Nzarambagiri yanirereye Rusizi. Rusizi, gira icyo ubwira ubugingo bushya. Mbona ubwa mbere mbakurikira ariko nabishimiye burangiye kujya mbakurikirana ubutaha n'ibyabo zabimenya. Ntugacikwe, urakoze cyane. Yego namwe murakoze. Aha, telefone ebyiri za nyuma twinjira mu gitaramo nyirizina cy'iminota 30 tugenda tureba nyine ngo batuzane iki. Izo ndirimbo abantu bagiye basaba muzikire kuri playlist mukanya turazira abanyarwanda bazinjiremo neza. 07858342 wawe uri ku murongo wa telefone twamwakira twinjira mu gitaramo nta gutindiganya nyine turirimbira Imana birumvikana muri rusange. 07858342 iyo nimero basha kuyiduhamagaraho kandi ukatwazana n'ubutumwa kuri WhatsApp tukabasha kusangiza abanyarwanda aho waherereye hose. Simbukira kuri application ya Isango Star, app yacu rwose irahari ku bwanyu kugira ngo mabashe kutureba aho muherereye hose. Ni Isango Star gata ubasha nyine kubona uko tuba tumeze radio na televiziyo aho ngaho turahari. Ara Isango Star nakwakiriye, witwa ndorereye he? Turakumva neza, witwa ndorereye he? Uherereye Mukamira mwaramutse mute? Aha, gira icyo ubwira ubugingo bushya. Gira icyo ubwira ubugingo bushya. Aha, ngira ngo telefone y'umukundi reka nari za Mukamira za Byangabo, mwese mugira ibihe byiza kandi Isango Star irabakunda Nyabihu, mugira ibihe byiza. Turari ku bwanyu kugira ngo nyine tugende tubaha ibyiza biba bigiye bimeze neza. Reka twinjire mu gitaramo nyirizina tumenye ngo ubugingo bushya butuzaniye iki. Kuri tekiniki bapasangwa duhe karibu ubereka abanyarwanda, ubabwire ko twamaze kuhagera, ngira ngo bamaze kuhagera. Abadamu bahe mikrofone babanze rwose babwira abanyarwanda ko babasabye imbabazi kuko badukerereje. Babahe mikoro rwose mutubwire, tangira utwibwira, unabasaba imbabazi ko mwabakerereje. Mikrofone ni yawe, ahimbazwe, yegereze mikoro uvuge cyane rwose. Ntago mikoro yayifunguye pe, bayigufungurire rwose neza cyane. Aha, iravuga rwose. Aha, bati mutabarire natwe ntago ari twe twahuye n'imbogamizi zigiye zitandukanye. Bibaho ko ababyeyi bashobora guhura n'imbogamizi, birumvikana kandi koko mu isi niko bigenda, ntago obstacles zijya zibura muri gahunda umuntu aba yateguye, ariko ikingenzi nuko mwahageze turababariye. Hanyuma rero ubugingo bushya iminota 30 mudukubitiraho indirimbo ivaho, mudukubitiraho indirimbo abantu bagiye bakunda nizo tugiye guheraho. Umwanya ni uwanyu, nta gutindiganya, amagambo araba make, hanyuma tubaye ibyo tubagomba ari byo kubagusha neza nyine nta kindi. Abatagiye gusenga ejo, abarwayi, abari kwa muganga, aho mwere hose badukurikiye, reka twinjire mu gitaramo nyirizina. Ngewe ndagaruka mu kanya. Ubugingo bushya, karibu. Bashimishe wabatu wibuke yuko
yamanukanye kimwe cya gatatu mutabaye maso namwe ntiyabawusha umukozi mwiza ashimisha shebuja baraducunga kugira ngo baducuze ubwo bugingo twahawe na bugingo imbaga yabera nibwo mbifurije Imana Pauli Dalmatia Makedonia hose naho yarabiri yakunze kugenda mumvura irusha izuba ricanye ntabwo ntiyahagaze ubwo butumwa buryaye bwamusunikiye muri gereza y'i Roma maze ahasiga ubuzima uwo yahamije afite ubushobozi mu gitondo cy'umuzuko nawe azamuzura atumbagira musange bitaye Imana iri kwa Domisiyani irabihamiriza ntiyatinya amavuta yabiraga bamujugunyemo bagira ngo arashirira bimubera amazi n'agasabune kamutsi bamujugunye mu kirwa cyagombaga kumwirebesha agezeyo bambe ijuru rirakinguka ibyahishuwe maze ubwo birazinguka nanjye mpamenyera ubwiru bw'inyamaswa iby'umugore n'ikiyoka ndabicayura Yohana yakoze umurimo maze arasinzira iki kirere kizahusa dutashye ndi kumwe na Yohana dusanganira umukunzi twitaye iki kirere kizahusa dutashye ndi kumwe na Yohana dusanganira umukunzi twitaye iki kirere kizahusa dutashye ndi kumwe na Yohana dusanganira umukunzi twitaye iki kirere kizahusa dutashye ndi kumwe na Yohana dusanganira umukunzi twitaye
hata kama tuko tayari tutaangamia milele. Mlangoni anabisha watu wake njoni. Mlangoni anabisha watu wake njoni. Anakuja Mwokozi kuchukua washindi. Anakuja Mwokozi kuchukua washindi. Though the Lord is coming soon, we don't know about the day he will come. Our Lord is still at the ground. We are all waiting for the beautiful day. Hallelujah, welcome, Lord. Yesu anabisha watu wake njoni. Mlangoni anabisha watu wake njoni. Anakuja Mwokozi kuchukua washindi. Anakuja Mwokozi kuchukua washindi. Azaba sinzira karengana
bafite iramuka ababuze imiryango kubwa koronavirusi abapfuye bizeye muhumure tuzababona ko muri rubu mu byago birindwiho muzarihangana iki nimwihanagura amarira nimwimore turenda kugeraho virusi idateze rwose kurunguruka namba tuzahorana ingeso z'uwera umwe wadukunze tuzabona abakerubi tuzaba dufite ijambo tuzabona irizima tuzabona abakuru na data tuzafata n'urunana twishimiye gutsinda tuzahorana ingeso z'uwera umwe wadukunze tuzabona abakerubi tuzaba dufite ijambo tuzabona irizima tuzabona abakuru na data tuzafata n'urunana twishimire gutsinda tuzabona irizima tuzabona abakuru na data tuzafata n'urunana twishimire gutsinda tuzabona irizima tuzabona abakuru na data tuzafata n'urunana twishimire gutsinda kuvuga icyaha yawuranije yajugunywe mu gihome kwa Herode yaragiye gusoma ku gikombe cy'umukiza no gushyira kashe ku byo yari yaravuze yaharuye inzira abahanga bayinyuramo ahamura ababi n'ibikomangoma uwamugarura muri isi ya none akavuga rimwe wenda bakumva iyi mitima yacu yabaye urutare tumanure ku kagezi dukubita inkota nukuri ntihagire usimbuka n'umwe yongere kuneteshwa n'ikime cy'ijuru
Agiripa atumira abami ibikomangoma umugore w'intabwa wari ufite agahinda yahimbaga amayeri yo kwica umuhanuzi abwira Salome ngo nanjye kubyinira umwami uwo mwangavu yatira intekerezo zabo umwami aramubwira ngo sabe icyo ashaka yina mu nzu maze abazanyina Sabiganga cy'umubatiza umwama byumvise biramutangaza ibyari birori bizamo ituza kuko gusinda kwe ntabwo isubiyeho abasore b'inzira muze bagiye bihuta bakegeta igihanga cy'uwo muhanuzi bakigejejeho abantu bagira ubwoba we Herodiya ikiniga kirururuka ubwo tuzumva ryajwi ngo nimukanguke Yohana azazamukana n'abera tuzicarana mu birori bizira imvururu dusangire ku ruhisho twateguriwe ubwo tuzumva ryajwi ngo nimukanguke Yohana azazamukana tuzicarana mu birori bizira imvururu dusangire ku ruhisho twateguriwe tuzicarana mu birori bizira imvururu dusangire ku ruhisho twateguriwe tuzicarana mu birori bizira imvururu dusangire ku ruhisho twateguriwe tuzicarana mu birori bizira imvururu dusangire ku ruhisho twateguriwe mushake muracyari n'abatoya urwaragenda ariko rusarabyanga kuko yigiye ku birenge by'ishobora byose nta mwana atinya yuko rusina nabi muri cya gitondo tuzarimbana tuzamuke Simanga ribereki yapfuye abahungu be bashatse abamukazi baje gupfa bombi umukecuru bagenzi asigarana n'abakazana beza bakazana banjye mwisubirire iwanyu mugende mushake muracyari n'abatoya urwaragenda ariko rusarabyanga kuko yigiye ku birenge by'ishobora byose nta mwana atinya yuko rusina nabi muri cya gitondo tuzaririmbana tuzamuke
yesu kristo niwe banze ryo kwizera agushoboze gutsinda abanzi batatu twavugira mana musezere tutahe kwigomya kunamba mw'isi ntabwo ari iwacu mumve mumubata kristo yaratuboye kandi mushake iminyago mu banyamahanga nitugera iwacu tuzagirwa n'uwatsinze abatarutinya baduha ibyicaro turuhuke bavugira mana musezere tutahe kwigomya kunamba mw'isi ntabwo ari iwacu mumve mumubata kristo yaratuboye kandi mushake iminyago mu banyamahanga nitugera iwacu tuzakirwa n'uwatsinze abatarutinya baduha ibyicaro turuhuke dutegereje umukiza waducunguye yagiye kudutegurira turamutegereje dufite iryo sezerano kandi ntirizatinda dore ngore yakubicu hamwe n'abamarayika tujyane nawe mw'ijuru ahataba urupfu dore ngore yakubicu hamwe n'abamarayika tujyane nawe mw'ijuru ahataba urupfu igihugu tujyamo hari amahoro azahanagura amarira mu maso yacu twese azakenyera duhereze tuzasangira nawe dore ngore yakubicu hamwe n'abamarayika tujyane nawe mw'ijuru ahataba urupfu dore ngore yakubicu hamwe n'abamarayika tujyane nawe mw'ijuru ahataba urupfu igitabo cy'ubugingo kizabumburwa azahamagara izina ryanjye ati mwana wanjye ngwino injira mu munezero kuko wawukoreye dore ngore yakubicu hamwe n'abamarayika tujyane nawe mw'ijuru ahataba urupfu dore ngore yakubicu hamwe n'abamarayika tujyane nawe mw'ijuru ahataba urupfu tujyane nawe mw'ijuru ahataba urupfu tujyane nawe mw'ijuru ahataba urupfu tujyane nawe mw'ijuru ahataba urupfu
turaseze twerekeje hirya y'ibicu ahatari kubabara ndetse no gupfa abagenzi barabizi neza hariyo mahoro ikizwi igihe cyose ntabwo kirangwayo mu magare meza n'icyubahiro tuyagendeho tumuririmbira aho hirya y'izuba dukinagira ururembo rwawe turasesengare tutangire kuvuga imihigo yacu mu magare meza n'icyubahiro tuyagendeho tumuririmbira aho hirya y'izuba dukinagira ururembo rwawe turasesengare tutangire kuvuga imihigo yacu turi mu ntango nyamara iwacu barasigaza uhumure ari urivuye mu ijuru umusuke wese uri mu isi niyiterwe amagare y'umunsi agiye kumanuka amagare meza y'icyubahiro tuyagendeho tumuririmbira aho hirya y'izuba dukinagira ururembo rwawe turasesengare tutangire kuvuga imihigo yacu ku magare meza y'icyubahiro tuyagendeho tumuririmbira aho hirya y'izuba dukinagira ururembo rwawe turasesengare tutangire kuvuga imihigo yacu tugiye kubwira urupfu duti mbese warupfuwe uruhori no kunesha byawe birihe tuzaba turi butware ukuye mu ijuru turubye hejuru duhimbaze yawe umugare meza y'icyubahiro tuyagendeho tumuririmbira aho hirya y'izuba dukinagira mu rurembo rwawe tuhasesengare dutangire kuvuga imihigo yacu umugare meza y'icyubahiro tuyagendeho tumuririmbira aho hirya y'izuba dukinagira ururembo rwawe turasesengare dutangire kuvuga imihigo yacu dutangire kuvuga imihigo yacu dutangire kuvuga imihigo yacu dutangire kuvuga imihigo yacu ku magare meza y'icyubahiro tuyagendeho tumuririmbira aho hirya y'izuba dukinagira ururembo rwawe turasesengare dutangire kuvuga imihigo yacu
ndabirambiwe nkumbuye iwacu ndambiwe guhora ndi mu icumbi naryo ritarimo amahoro ku Kicukiro mu gihugu cy'ahandi ndabirambiwe nkumbuye iwacu Hosana Hosana Haleluya Yesu naze twimurwe Hosana Hosana Haleluya Yesu naze twimurwe umucumbitsi wese nabese imyenda ye yose maze yimurwe nubwo n'amahoro ari mu icumbi numvise Jericho yarimbira umucumbitsi wese nabese imyenda ye yose maze yimurwe Hosana Hosana Haleluya Yesu naze twimurwe Hosana Hosana Haleluya Yesu naze twimurwe babazwe no gutotezwa niko bijya bimbera mu icumbi ukiranuka wese azahabwa ukiranuka wese azahabwa niko bijya bimbera mu icumbi ukiranuka wese azahabwa nuko babazwe no gutotezwa niko bijya bimbera mu icumbi ukiranuka wese azahabwa humura humura Yesu agiye kuza maze twimurwe humura humura Yesu agiye kuza maze twimurwe humura humura Yesu agiye kuza maze twimurwe iririmba neza mu njyana zayo zihariye urabumva ugahita umenya ko aribo ntago wabitiranya n'abandi tunabashimira ko baje kubana no kugira nyine tugeze ku banyarwanda ibyiza bagiye bafite n'impano ziba zigiye zitandukanye tuna tureba mu matorero yose n'ibiki bihari bafite ibiki bararemba bate basohoye ibiki kugira ngo tugende tuyifata tubibagezaho nyine birushaho kugenda neza ngira ngo twahereye mu majyaruguru ashyira uburengerazuba twakira bari bahari tuvuye tuza mu mujyi wa Kigali n'ubu nabwo turi mu mujyi wa Kigali ariko kandi tugenda nyine tubagezaho ibyiza bigiye bitandukanye ku cyumweru gitatsu turi i Muhanga turengo i Muhangaho abariyo bameze bate no kuzenguruka igihugu cyose tugenda tureba impano ziriyo uko zimeze kugira tugenda tuzibagezaho kandi neza ati mwaramutseho neza nitwa Nzabandora Joseph ndabashimiye cyane umva nkuna indirimbo uzakora ubugingo bushya hamwe n'uwo mudamu wambaye amataratara murakoze cyane Imana ibampere umugisha yagize ati mwiriwe neza ati ni korali twubugingo bushya tumwatubwira izina ryo korali ati mwaramutse nitwa Nzabandora Joseph ndabashimiye cyane ati korali ndayikunda turebundi butumwa tugezeho ati tumeze neza turakurikiye igitarama ati ni Egide urakoze cyane
katuye n'undi butumwa bwagiye butugeraho ni bwinshi ntabwo twabusoma ngo tuburangize turabunyuramo gakeya kugira ngo nyine bushoboke kugenda neza birumvikana. Tunabashimira abagiye baduhamagara ku murongo wa telefone, mwakoze cyane, Imana rwose ibahe umugisha. Ati mwiriwe, reka mbasuhuze mwese, Uwiteka abahire, umuhati wanyu si ubusa ku mwami, ndabifuriza kuzabana n'umwami Yesu mu bwami bwo mu ijuru. Ni perezida ati ndabona yitwa Nkunda, ati muzamana amaboko dusuhuzanye, ni mu bikore rwose. Aha, atabona abavandimwe rwose bisa muduha, turabakunda, urakoze cyane. Aha, ubundi ubutumwa bwatugezeho nabwo ati iyo kwa ndayikunda cyane rwose, ati bansurize bose, ati n'abacuti banjye, Imana iguhe umugisha nawe. Reka ubutumwa bwo kurira tunabutindamo cyane, abahamagaye mwahamagaye, ubutumwa twabubonye. Hanyuma ndagira ngo mbabaze ku kijyanye n'ubutumwa bwa nyuma twigiza mu ndirimbo ya nyuma, murabwira abanyarwanda muri iyi minsi muhugiye mu biki, muri kubategurira iki muri iyi minsi? Tutari kuba ibitaramo, namaze kumva indirimbo ya coronavirus, nagira ngo babe nayo tuza gusoreza, aho tuze kwinjiramo neza, abakunzi babo babashe kuryoherwa nayo, banumve n'ubutumwa bunarimo. Ubu mwebwe n'iki mwimirije imbere, n'iki gihari, ibihangano byanyu biri kuboneka hehe? Umwanya n'uwanyu. Murakoze cyane, reka tubasuhuze abakunzi bakora Ubugingo Bushya, kandi dusuhuze abakurikiye Isango Star TV. Ngira ngo simbivuze nabi. Yego nibyo. Okay. Twishimiye cyane rwose kuba turi kumwe namwe, twishimiye ko twashoboye kubana namwe muri iki gitaramo, kandi rwose tubashimira ko mudukurikira mu buryo bwose. Imana ikomeze kubaha umugisha, abakurikiye, abari kutureba, abari kutwumva, mwese Imana ikomeze kuba duhera umugisha. Aravuga ati rero mwimirije iki imbere muri iyi minsi? Mu by'ukuri intego yacu n'ubundi ni ugutebutsa kugaruka k'umwami Yesu, ariko ni ukubanza gushishikariza abantu kumwitegura, kuko aramutse aje agasanga tutiteguye cyaba ari ikibazo. Icyo rero niwo mugambi nyamukuru, turararikira abantu kwiyunga n'Imana, bakiyunga nayo kugira ngo bazabashe kubana na Yesu igihe azaba atungutse ku bicu, he kuzagira usigara cyangwa se ukorwa n'isoni. Nicyo kintu cya mbere twimirije imbere. Ibyo rero bihera kuri twebwe, ngira ngo tubaramutse tubaye nk'ibyapa gusa ntacyo byamara, bigomba guhera kuri twebwe, ibidatunganye tukabitunganya, ariko tukanabishishikariza abandi. Hanyuma ikindi, turi mu bikorwa by'ivugabutumwa mumaze iminsi mubibona, yaba ari kuri channel ya YouTube yakorera Ubugingo Bushya, yaba ari kuri Facebook, yaba ari ku buryo butandukanye bw'imbuga nkoranyambaga dukoresha, ndetse n'ubu ngubu turi muri icyo gikorwa, turimo turabagezaho izi ndirimbo. Rero icyo twimirije hagati aha ngaha, turimo turategura, turimo gukora ibihangano bitandukanye, yaba ari ama-audio, yaba ari n'amavideo. Hari DVD tumaze iminsi turi gutegura, volume ya 5, kandi nimara kurangira kuko igeze no hafi cyane rwose, tuzayibaha mu buryo twagiye tubaha indirimbo nkeya tugenda tuzibashyiraho, murazibona, ariko turashaka gukora umuzingo wose, kuko aho ndi kuvugira ubu ngubu uri hafi kurangira ngo tubagezeho. Hanyuma kandi tuzanakomeza n'ibikorwa mu buryo butandukanye bw'ibwirizabutumwa, kuko twabyiyemeje, kandi rwose turashimira Imana ko idukoresha. Uyu yanditse tumwaramutse neza, Isango Star, nitwa Eddie Habarurema, yo kwa ndayikunda cyane, icyampa nkazaririmbana nabo mu Yerusalemu nshya. Tindabarirwa muri Western Field, intara y'ivugabutumwa ya Macuba. Enoke ati ndagukunda cyane, urakoze cyane. Hanyuma rero mugire tumubwira abakunzi banyu mu ijambo rya nyuma, munababwire ikorera Ubugingo Bushya ibarizwa hehe, muri hetorero, mutanga nimero ya telefone umuntu ashobora kunyuramo kugira ngo abashe kuba yababona ku buryo bworoshye. Murakoze cyane. Korera yacu mbere na mbere ibarizwa mu itorero rya Samuduha, intara ya Bibare, muri uno mujyi wa Kigali. Itorero ry'Abadiventiste. Yego. Nomero twaba nomero 0788 0788 661 366 86. Iyo ni umuvandimwe Enoki. Ubwo wamunyuraho washaka ibihangano byanyu yacangwa kugira ngo abashe kumubona ku buryo bworoshye. Enoki yazamura ikiganza kugira ngo nutamuzi mubone. Hanyuma ninde muntu y'imidirimbo muririmba? Nikakomeze n'ubundi anivuga bwira abantu n'umumenyi wa mugari n'amazina bayamenye.
nitwa Murindabigwi Emmanuel ninjye uhimba indirimbo zo muri no korali mvuze ngo hafi ya zose ntabwo nabambeshye ikindi kandi reka mbonereho wenda no kugira icyo mvuga ku cy'umuvandimwe wanjye yaramaje kuvuga Enoka dufite imizingo ibiri ntago ari imwe dufite volume 5 na 6 bya DVD turimo kubagerezaho icyarimwe turimo kugenda dushyira kuri channel yacu volume zombi 5 na 6 kuko nta n'ubundi buryo bwo kuzimurika buhari yego ubwo rero rwose turimo turabategurira ibintu byiza cyane dufite indirimbo nshya ubu ngubu nyinshi z'ama-audio turimo tugenda dushyira kuri DVD rwose abakunzi bacu mujye mutuba hafi mutubaze nomero twazibahaye aha ati nitwa Mediatrice ndabasuhuje kandi ndabakunda urakoze cyane katwe ndo tuma tumeze mute mugira amahoro ndabasuhuza mwese urakoze cyane ati hari abavuga ngo iyi mushiki wacu ni muteteri sinzi icyo ashaka kuvuga aha iyo ndirimbo hati muraho nitwa Ganza munsubiza abashuti banjye cyane cyane turabakurikiye 5 kuri 5 kandi turabakunda urakoze cyane ati mwana musore sango star yo korali turayikunda cyane urakoze cyane nawe ubutumwa bwo ni bwinshi ntabwo bwose twanyuramo ngo bikunde ariko kandi reka dusoreze mu ndirimbo yabo yitwa aho ndirimbo yitwa coronavirus ubundi yitwa ngo izina ryayo ni irihe Vision 2020 ubu turi muri 2050 ubwo rero twari turi muri 2020 tugeze muri 2050 muri bake ni 2020 none ubu n'icyo dufite ni 2050 ese cyo bizayemeze bite reka turebe iyo ndirimbo tuyinjiremo ni nawe ya nyuma nimutongera kutubona bamenye kuko nyine twagiye kandi Sango Style agumya kubashimira urukundo umurava umutima mwiza kuduhamagara no kubitwereka mutwereka yuko turi kumwe 5 kuri 5 natwe turabakunda General Baganizi Olivier kuri technique ya Papa Sangwa hanyuma kuri kamera ya Pierre reka tuzahore ku cyumuro gitaha ibiganiro Sango Style birakomeza uko bisanzwe ngewe naho butaha ariko kandi iyi ndirimbo Vision 2020 reka tuyinjiremo twumve ngo ihatse iki ifite iki irasobanura iki hazamo n'ibya coronavirus byo twagiye tubura abantu birumvikana uburyo ibintu byahindaguritse bamwe bakabura akazi abandi bakabura ubuzima abandi bagatandukana ukajya abantu bangaye byose bikuyemo nyine n'ubuzima twagiye tunyuramo ariko kandi babwira ngo muhumure nubwo tubirimo tuzabitsinda dufatanyije twese nta kudohoka kandi Imana irabakunda naho butaha bye reka indirimbo tuyumve
kwinjira mu matage nimutuze umwanzi wabiteguye kowe k'imbaga agiye gucura azabasize inzira akarengana atsembye mu kanya nk'ako guhumbya azabura n'iryasubiza azaba afite ihamuka ababuze imiryango kubwa korona virusi abapfuye bizeye muhumure tuzababona kiragira ngo mbabwire kwiyo intangiriro ese ko muri rubu mu byago bibwiho muzariranga n'iki nimwihanagura amarira nimwimore turinde kugeraho virusi idateze rwose kurunguruka namba tuzahorana ingeso z'uwera umwe wadukunze tuzabona abakerubi tuzaba dufite ijambo tuzabona ibizima tuzabona abakuru na data tuzabona n'urunana twishimire gutsinda tuzahorana ingeso z'uwera umwe wadukunze tuzabona abakerubi tuzaba dufite ijambo tuzabona ibizima tuzabona abakuru na data tuzafata n'urunana twishimire gutsinda tuzabona ibizima tuzabona abakuru na data tuzafata n'urunana twishimire gutsinda